Eh, ushobora gufungura mikrofone yawe tugasuhuzanya abo turi kumwe kuri Zoom. Shalom shalom ubishoboye. Eh, bari kuri YouTube bakandika muri commentaire. Haleluya. Imana ibahe umugisha tubahaye Shalom, shalom. 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 Haleluya. Imana ibahe umugisha mwese ab'Imana yashoboje kuboneka muri kino gitondo. Imana ishimwe ku bwanyu, twongeye gushima Imana. Imana itugiriye neza, Imana idushoboje. Abo tutaherukana ku gicaniro turabahaye ikaze kandi turabakiriye mu izina rya Yesu. Mwumve muhawe ikaze kandi mwumve muguwe neza muri kino gitondo. Haleluya. Imana dushyize ku mutima ijambo ryayo turi buganire. Ndagusaba kugira ngo uze kuryizera kuko riraza kukuremera igitangaza muri kino gitondo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riraza kukuremera amashimwe, riraza kukuremera igitangaza muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Mukomeze musharinge link ya YouTube ya Zoom kugira ngo n'abandi baze gukurikira. Niba ari irya mbere ubanye natwe kuri YouTube, kuri Ndika Gospel TV, uze gukanda kuri subscribe kugira ngo nawe ujye ukurikirana ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye tuzajya dushiraho. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusenge muri kano kanya, dufatanye isengesho, dushime Imana. Imana itugiriye neza, Imana iduhaye uyu munsi. Tuzajya tubisubiramo kenshi. Imana iduhaye umunsi ni ukugira ngo tunezerererwemo. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Imana iduha umunsi kugira ngo tunezerererwemo. Rero dukwiriye gusenga dushima Imana, twongera dusaba Imana ngo uyu munsi Imana iduhaye by'ukuri tubashe kunezererwamo kandi tuwishimiremo. Haleluya. Ibyo Imana yateguye byose uyu munsi tugomba kubyakira, ugomba kubyakira. Hari amashimwe Imana yakuremeye uyu munsi, hari ibitangaza Imana yakuremeye uyu munsi. Ibyo unyuramwo byose uyu munsi uze kuvanamwo icyubahiro cy'Imana, kandi byose bize kugutera gushima Imana. Nta kintu na kimwe kiri buze kuba ku buzima bwawe Imana itagihaye uburenganzira. Uko cyaba kimeze kose, nta kintu na kimwe, ndabivuze ndabitegetse mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe kiri buze kuba ku buzima bwawe Imana itagihaye uburenganzira. Ikiza guturuka ku badayimoni, kwa Satani kuzimu, icyo nta kibanza gifite mu buzima bwawe. Uraza kugendera mu mwuzuro w'Imana, uraza kugendera mu by'Imana yateguye uyu munsi kugomba kubamo mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge. Data, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi, tugushimiye urukundo, tugushimiye agakiza waduhaye muri Kristo Yesu. Tugushimiye iki gitondo cy'umugisha wongeye kuduha mwami kugira ngo tube imbere yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kubaho kwacu ntabwo ari impuhwe za Satani. Kubaho kwacu ni ubuntu, ni urukundo n'imbabazi watugiriye. Kubaho kwacu ni umugambi mugari ufite ku buzima bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndasengeye abantu bose turi kumwe nonaha, mwami ukomeze kubagirira neza, ubarindire mu buntu bwawe. Uyu munsi ibyo wateguye mwami aba ari byo tugenderamo, uzoba ukoze data. Ndagushimiye kuri Imana ihora idutegurira ibyiza imbere y'abansi bacu. Uyu munsi turanesha, uyu munsi turatsinda, uyu munsi turahagarara mu masezerano yacu, uyu munsi turavugana n'abantu bakwiriye, uyu munsi turagendera ahakwiriye, turakira telefone z'umugisha, turakira imeri z'umugisha. Uyu munsi imiryango iradukingukira. Uyu munsi hari ibitangaza biri buremeke ku buzima bwacu, hari ibitangaza biri buremeke mu miryango yacu, kuko uri Imana iri kumwe natwe kandi witeguye kutugirira neza. Urakoze mwami w'abami, vugana natwe mu ijambo ryawe kandi ukomeze buri muntu wese udukurikiye nonaha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Uyu ni umwaka udasanzwe, ni umwaka
wo kurenga imbibe, ni umwaka wo kugera aho Imana yifuza ko tugera. Nagira ngo tujye tugendana mu kwizera, twizere iby'Imana ivugana natwe, tubihagararemwo, tubikomeremo, tubishikamemo, tuzagenda tubona ineza y'Imana ku buzima bwacu. Uyu munsi nagira nkubwire iri jambo Imana asize ku mutima rivuga ngo ntugahagarike umutima muri uyu mwaka, ntuzigere uhangayika, utuze, wizere Imana. Haleluya! Wizere gutabagwa n'Imana, wizere kuyoborwa n'Imana. Imana izakugirira neza. Umaze igihe kinini ujagaraye, umaze igihe kinini uhangayitse, umutima wawe uhagaze. Uyu mwaka ntabwo ukwiriye guhagarara umutima. Oya, uyu mwaka ukwiriye kubaho wizeye Imana, wemere Imana iyobora intambwe zawe, wemere Imana iyobora ubuzima bwawe, kuko Imana ifite aho ikuganisha, ifite aho yifuza ko ugomba kugera. Wowe gusa wemerera Imana, niho uzabasha kugera mu masezerano y'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cya Zaburi igice cya 32 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo. Yesu ashimwe cyane. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo. Nagira nkubwire muri kino gitondo ko Imana izi nzira ukwiriye kunyuramo zikuganisha mu mugisha wawe. Imana izi nzira ukwiriye gucamwo kugira ngo ugere mu masezerano yawe. Imana izi nzira ukwiriye gucamo kugira ngo umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe usohore. Emerera Imana muri kino gitondo iyobore intambwe zawe. Mu masengesho uri buze gusenga uyu munsi, mu masengesho uri buze kwirirwa usenga, ubwira Imana ngo Mana, ndemeye kwigishwa nawe, ndemeye kuyoborwa nawe, kuko kuyoborwa nawe nibyo byatuma ngera aho wifuza ko ngera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ngo nzakugira inama. Haleluya! Nzakugira inama. Wemere Imana ikugira inama, wemere Imana iguhanure, wemere Imana ikubwire. Haleluya! Kuko niyo izi ibikwiriye ku buzima bwawe. Ni kenshi tugisha inama abantu tubabaza ibyo tugomba gukora, ni byiza, ariko uyu munsi, iki gitondo, uyu mwaka, Imana irifuza kugendana n'abantu bayemerera kwibagira inama, haba mu ijambo, haba mu buhanuzi, haba mu gusenga. Wemere Imana ikugira inama, kuko inama z'Imana nizo z'ukuri, nizo zuzuye, nizo zabasha gutuma wowe ugera aho Imana yifuza kugera. Wemere Imana ikugirire inama. Haleluya! Wumva ikindi ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Haleluya! Ijisho ry'Uwiteka rizakugumaho. Niwemera kugendana n'Imana, ijisho ry'Uwiteka rizakugumaho. Iyo ijisho ry'Imana rikuriho, ntabwo wakandagira ahantu hadakwiriye. Iyo ijisho ry'Imana riri kumwe nawe, ntabwo wagendera ahantu hadakwiriye. Iyo ijisho ry'Imana riri kumwe nawe, ntabwo wahura n'abantu badakwiriye. Oya, kuko Imana iba yababonye. Imana iba yabonye ko inzira zawe zirimo abantu badakwiriye, kuko ijisho rye riba riri ku buzima bwawe. Nagira ngo muri kino gitondo wizere Imana iyobora intambwe zawe, wizere Imana ikuganisha mu masezerano, wizere Imana igutwara ahakwiriye. Kubw'iyo mpamvu ntabwo ukwiriye guhangayika muri uyu mwanya. Haleluya! Uwiteka Imana agiye kuyobora intambwe zawe. Wemere gusa Imana ikuyobore, wemere gusa Imana igendane nawe, nibwo uzabasha kubona gutabarwa kuzuye kuvuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndumva afashijwe muri kino gitondo, kuko kuyoborwa n'Imana nibyo birimo umugisha. Kuyoborwa n'Uwiteka birimo umugisha ukomeye cyane. Ibyo wasengera byose ubwira Imana ngo Mana, ndifuza kuyoborwa n'imbaraga zawe, ndifuza kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana mwibuke riratubwira mu gitabo cy'Abaroma igice 8 ku murongo wa 14 ngo kuko abayoborwa n'Umwuka w'Imana ngo abo nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka Wera, abayoborwa na Mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Wemere Imana ikuyobore, wemere Imana igendane nawe, nibwo uzabasha kugera ahakwiriye mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Haleluya! Reka dusoreze muri Yesaya igice cya 45. Niba uri kumwe nanjye wandike ngo amen. Niba wemeye kuyoborwa n'Imana wandike ngo amen. Haleluya! Kuyoborwa n'Imana nibyo byatuma ugera mu masezerano y'Imana. Kuyoborwa n'Imana nibyo byatuma ugera ahakwiriye. Kuyoborwa n'Imana nibyo byatuma, haleluya, ugera kure cyane. Kuyoborwa n'Imana nibyo byatuma imiryango yawe ikinguka. Wemere Imana
iyobore ubuzima bwawe. Umva kandi kantu Imana igiye kugukorera muri uyu mwaka. Haleluya. Hari abantu Imana igiye guha ubutunzi buri ahantu hahishije. Ibi byo nabyumvise numva ndabyakiriye mu mwuka wanjye, numva ndabyakiriye muri jyewe. Nagira ngo nawe ubyakire muri kino gitondo. Hari imiryango y'ubutunzi Imana igiye gukingura mu buzima bwawe. Niba ukora bizinesi, Imana igiye kwinkirizinga, igiye kuzamura ubutunzi bwawe. Imana akazi ukora nibuhembwa ku kwezi, Imana igiye kuzamura umushahara wawe. Haleluya. Niba nta n'akazi ufite, imiryango igiye gukinguka muri uyu mwaka wo kwemera kuyoborwa n'Imana, muri uyu mwaka wo kwemera kurenga imbibi tukagera hirya. Hari ibyo Imana igiye gukora mu bijyanye n'ubutunzi. Haleluya. Hari ibyo Imana igiye gukora. Ibi nabyumvise mu mwuka wanjye, nagira ngo nabyo ubicakire mu izina rya Yesu. Ntabwo akazi kawe kazahagarara, uzava hamwe ujya ahandi, uzava ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ibi ngibi nabyumvise, nawe ndashaka ngo ubyizere mu izina rya Yesu. Yesaya 45 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo nzakujya imbere. Haleluya. Nzakujya imbere. Haleluya. Iki gitondo nukuyoborwa n'Imana kabisa. Nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Haleluya. Ahantu hataringaniye hose Uwiteka Imana agiye kuharinganiza. Ahari imisozi, Imana igiye kuhahindura amataba. Ahari inzitizi, Imana igiye kuzivanaho. Imana igiye kukuringaniriza inzira yawe kugira ngo utambukire ahantu hasa neza, utambukire ahantu hatari inzitizi, iburyo ibumoso, imbere n'inyuma. Imana igiye kuringaniza urugendo rwawe. Haleluya. Kugira ngo haleluya ubashe kugera mu masezerano yawe. Ndagusaba kugira ngo wowe gusa ubyizere, nta kindi, ubyizere kandi ubihagararemwo. Ujye ubyibutsa n'Imana, ubwire Imana ngo Mana, wasezeranije ko ugiye kuringaniza inzira zanjye. Inzitizi zari zihari ugiye kuzivanaho, nkabasha gukomeza nkagera mu masezerano yanjye. Haleluya. Ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibidindizo by'ibyuma, nzabicamwo kabiri. Nzamenagura. Imana yiteguye kumenagura ikintu cyose kitambitse imbere y'umugisha wawe. Leprosikaya. Imana yiteguye kumenagura ikintu cyose umwanzi Satani yasize imbere y'ubuzima bwawe. Haleluya. Imana yiteguye muri kino gitondo, yiteguye kuvanaho inzitizi zose zari zimaze igihe, ibidindiro by'umwanzi Satani, ibicanira abadayimoni bari barashize imbere yawe, bikuza gusingira umugisha wawe, bikuza gusingira amasezerano yawe. Imana igiye kubimenagura muri kino gitondo. Pereseveya mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye uvuge ngo amena, kuko Uwiteka Imana ararambiwe no kubona abana b'Imana bahora mu gahinda. Imana irifuza ko tubaho tunezerewe. Satani yivanze mu byacu igihe kirekire cyane, ariko iki gitondo Uwiteka Imana agiye kumenagura. Ndafashijwe, ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana agiye kumenagura ibintu byose byafashe umugisha wawe, byafashe amasezerano yawe. Uwiteka Imana agiye kubicamwo kabiri nk'uko yaciyemo kabiri. Haleluya. Ikiyaga gitukura, Abisirayeli bakabona inzira bakinjira aho Imana yifuza ko bagera. Nawe Uwiteka Imana muri kino gitondo agiye kumenagura ibintu byose byitambitse imbere y'umugisha wawe kugira ngo ubashe kwinjira mu masezerano y'Imana. Haleluya. Bikubeho mu izina rya Yesu. Bibe ku bana bawe mu izina rya Yesu. Bibe mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Bibe muri bizinesi yawe mu izina rya Yesu. Bibe mu bawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubyakire. Umva ku murongo wa 3, Bibiliya avuga ngo nzaguha ubutunzi. Mentele blashaya. Ndakira ubutunzi buturutse ku Uwiteka Imana. Ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Hari ubutunzi buri ahantu hahishije utigeze ukabakaba n'intoki zawe. Uwiteka avuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Ubutunzi bwose Satani yahishije mu mwijima bwawe, Imana igiye kubuvanaho, ibukuzanire bukugezeho mu izina rya Yesu. Ndabyakiriye. Nakira ubutunzi Uwiteka Imana, nakira ubutunzi buturutse iwawe. Ubutunzi Satani yari yarahishije bwanjye, ndabwakiriye muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Pereseventeya mu izina rya Yesu. Wakira ubutunzi bwawe. Wari umaze igihe kinini urizwa n'ubukene, urizwa n'inzara, ubutunzi bwawe bwari bwarashize. Imana igiye kongera kubuzana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe
ahantu hiherereye. Haleluya. Ngo kugira ngo umenye yuko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isirayeli. Uwiteka Imana akuzi mu izina, Uwiteka Imana arakuzi, yarakumenye, yaragutoranije, agiye kuguha ubutunzi kugira ngo usobanukirwe neza ko ari Uwiteka Imana yaguhamagaye kandi yagutoranije mu izina rya Yesu. Ubyakire ni ibyawe, ntabwo ari iby'undi muntu, ni ibyawe unkurikiye nonaha mu izina rya Yesu. Ni ibyawe, ubutunzi bukugereho kugira ngo ukomeze gushyigikira umurimo w'Imana. Ubutunzi bukugereho kugira ngo ukomeze gutabara ubwoko bw'Imana. Ubutunzi bukugereho kugira ngo ufashe umuryango wawe, ufashe abera mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bemeye kuyoborwa n'Uwiteka bagiye gusingira ubutunzi. Abantu bemeye kuyoborwa n'Uwiteka ntabwo bazongera guhangayika, kuko Imana yamaze guca inzira, yamaze kumenagura iby'umwanzi Satani yashyize mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha. Mwizere aya magambo aturutse ku Uwiteka, muyizere kandi muyakire. Muraza kubona aya magambo tuvuze yambara umubiri, asohora mu buzima bwacu. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. Reka dushime Imana. Data, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza, turagushimiye kubw'amagambo uduhaye Mwami, amagambo adukomeza, amagambo atwubaka mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka Mwami Imana, ibintu byose byitambitse imbere yacu, ijambo ryawe ryatubwiye ngo ugiye kubimenagura kugira ngo tubashe kubona inzira. Ndasengeye buri muntu wese Mwami, nonaha ibyitambitse imbere y'umugisha we byose bimenagurike, ibyitambitse imbere y'amasezerano ye byose bimenagurike ku bw'icubahiro cyawe Mwami, kugira ngo bimenyekane ko uri Uwiteka Imana utuzi mu mazina kandi wadutoranije mu gihe nk'iki ngiki. Urakoze Mwami Imana. Reka ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza Mwami. Natwe turakwemereye kugira ngo uyobore intambwe zacu. Ijisho ryawe Mwami rihore ku buzima bwacu, utugire inama ibikwiriye mu buzima bwacu, utuyobore ahakwiriye Mwami. Uzoba ukoze Data wa twese. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Natuye umugisha ku bana bawe, natuye gukira indwara, natuye kubohoka, natuye gutabagwa, natuye guhindurirwa amateka kubw'imbaraga z'ijambo ryawe Mwami. Urakoze. Turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana bagusenga kwacu. Icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe. Data akomeze kubana namwe muri byose. Shalom, shalom.